Chiza niwe wanguye mwishamba zigaye mba mu murima we nukubwimvura n'izuba byo mw'ijuru shobora kweri mutashaka nejejwe n'Imana mu mutima. Yesu ashimwe. Bene data tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nitwa Nzaramba Jean Paul, ndo umuvugabutumwa muri paruwasi ya Nyarugenge ku mudugudu wa Nyarugenge. Munyemerere tubanze dushima Imana, dusabe kubana natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu. Uwiteka niryo zina ryawe. Turagushimiye Imana ko wabanye natwe iyi minsi yose itambutse. Turagushimiye ko warinze itorero ryawe muri rusange. Tugushimiye ko wabanye natwe mu ngo zacu. Tugushimiye ko wabanye natwe mu gihugu cyacu. Turagushimiye ko Mana muri ibi bihe twabonye ukuboko kwawe kandi wakomeje kutwiyereka. Izina ryawe nirishimwe. Turi muri uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ryawe, turisangirira hamwe. Unshoboze nk'umukozi wawe kandi n'abagiye kuryumva nabo bashoboze. Tubone umugisha kubw'ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, dusome ibice 14. Duhere ku murongo wa 13 hanyuma tugeze kuri 14. Ni igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel 14 umurongo wa 13 tugeze kuri 14. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima, maze nkagiteza inzara nkagitsembamo abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abantu batatu, Nowa, Daniyeli na Yobu. Gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo ubugingo gusa, niko Mwami Uwiteka avuga. Amen. Bene data, na bazi iminsi ndi gusoma Bibiliya, ariko Bibiliya igenda iryohera umuntu cyangwa se igenda imwungura uko bukeye n'uko bwije uko akomeje kuyisoma. Iyi mirongo twari tuyizi, namwe hari bamwe bayizi cyangwa hari abana bawumvise bwa mbere, ariko umurongo watumye ntekereza kuri insanganyamatsiko ngiye kubaganiriza, irimo ikibazo kibaza ngo ese wowe wumva uri mu cyiciro cya kangahe cy'inkoramutima z'Imana? Uwo tugiye gusangirira ijambo, wumva uri mu cyiciro cya kangahe cy'inkoramutima z'Imana? Wumva uri mu cyiciro cya kangahe mu nkoramutima z'Imana? Nahoze ntekereza aba bagabo batatu dusomye muri uyu murongo, n'ubuhanuzi bwa Ezekiel. Munyihanganire sinjye mu mateka y'inyigisho za Bibiliya, ariko mfatire kuri aya mazina, kubera ko Bibiliya impamvu Imana yatumye ko yandikwa, yashatse kugira ngo tujye tuyigiraho. Abantu barimo bakoze amateka meza tubigireho, abakoze amateka mabi nabo inzira baciyemo twe kuzazicamo, n'ibyo bakoze twe kuzabikora, ahubwo bakoze ibyiza bari byo twigana. Nasomye aba bagabo batatu ndimo ndatekereza uburyo Imana ibavuga inshuro enye. Muri iki gice Imana ibisubiramo inshuro enye, ivuga Nowa, ivuga Daniyeli, ivuga na Yobu. Nahoze ntekereza ngo Imana burya iratuzi. Hari uburyo Imana abantu bose babayeho kuva kuri Adamu kugeza kuri uyu munsi, hari abantu bagiye bakorera Imana, bagiye babana n'Imana, ariko naje kureba nsanga abantu b'Imana babayeho, ariko Imana yarabashize mu byiciro, Imana yarabashize mu maklase bitewe n'uburyo bagiye babana nayo. Hari abantu bagiye bakora ibintu rwose bikomeye, byiza, bikomeye, biri ku rwego rwo hejuru, hamwe n'abanyabarima, ariko harimo n'abandi bagiye babikora neza. Dufite intwari za Bibiliya ziba mu Baheburayo 11. Dufite intwaro rwose zo kwizera, intwari zo kwizera zirimo. Dufite intwari zo kwizera nyinshi, ariko natekereje kuri aba bagabo batatu, ndavuga ngo ariko reka nganirize na bene data ngo Imana idufashe, nabwo ubwo turi abantu b'Imana nabo bakaba barabaye abantu b'Imana. Aba bantu icyiciro Imana bashizemo muracyumvise, bashize mu cyiciro gikomeye. Hari andi mazina yari ahari yandi menshi rwose yari ahari rwose. Hari abantu nawe ujye usoma ukumva rwose wabigana.
ariko Imana ivuze aya mazina kandi nabo bahari kandi nabo barabayeho. Ndagira ngo rero uze kuza gufata umwanya wo gutekereza, vuga ariko ngewe Imana iri kushira mu kiye cyiciro ukurikije ibihe ndimo, ukurikije uburyo mbana nayo. Imana yashira mu kiye cyiciro. Wumva wowe Imana iramusigushyize mu cyiciro yagushira mu cyakangaye wowe umutima wawe, kubera ko Imana ubundi reba umutima, kuko ibyo abantu bareba sibyo. Uburyo Imana ireba siko abantu bareba. Twebwe hari ibyo dushima ariko Imana yabigaye, hari ibyo tunagaya Imana yabishimye, hari ibyo duha amanota Imana itabihaye amanota, hari ibyo Imana yagaya twebwe mu matorero yacu no mu mirimo yacu ya buri munsi twebwe tukabiha amanota kandi Imana yabigaye. Igikuru rero iby'Imana ibona nibyo byaba ari by'ukuri, kubera ko Imana niyo idahishwa. Utekereze rero muri iki cyiciro, wumve Imana, ese Imana nge kurikije aba bantu uburyo babayeho n'uburyo Imana ibemeye gutya, nge w'Imana ifata gute? Ubyumve neza mwene data na mushiki wanjye, ngewe Imana ifata gute? Niko numva umutima wanjye urimo kumpata kugira ngo nkubaze ngo wumva Imana yagushira mu kiye cyiciro kurikije uburyo ubana nayo. Harimo ibintu bitatu kandi bakoze ibintu bitatu, nkuko ari batatu bakoze ibintu bitatu by'indashikirwa ku rwego rwiza cyane, bituma Imana iba klasa muri iki cyiciro gikomeye, ntivuga abandi ikavugaho. Umuntu wa mbere yakoze ikintu gikomeye kimwe cya mbere cyitwa gutegereza Imana kugeza iby'Imana yamubwiye abibona n'amaso ye, kandi bifashe igihe kirekire. Ni Nowa yarindiriye Imana kugeza ubwo abona iby'Imana yavuze. Mwibuke isi ya mbere yose yakoze ibyaha, yose yakoze ibyaha yose. Nusoma Itangiriro 6:8 biravuga ngo ariko Nowa we agirira umugisha k'Uwiteka. Muri ibyo bice nyine Imana iramubwira ngo mbonye ari wowe ukiranuka mu isi yose. Icyo ni cyambere, mu bantu buzuye isi Imana ikabona umugabo umwe iramubwira ngo bazi inkuge, imuha n'ibipimo azakoresha. Umugabo aratangira afata icyo giti cya goferi Imana imubwiye, aba ari cyo afata. Nusoma neza Bibiliya ngo yitegura kubikora nk'uko Imana yamusabye kubikora. Bibiliya ndetse iranavuga ngo yabikoze nk'uko Imana yamutegetse kubikora. Atanga ubutumwa rero, arababwira ngo Imana yambwiye ngo imvura izagwa. Atangira kwinginga abantu rero kugira ngo abantu bitonde ko imvura izagira gute, izagwa. Nasomye neza Bibiliya, ni ibice 6, nufata 7 ugafata n'8. Nuza kwitegereza urasanga Imana yaramuhaye iryo jambo kumubwira ngo kora icyo kintu cyo kubaza inkuge afite imyaka 500. Uraza kureba usange imvura yaraguye n'uwo afite imyaka 600. Natekereje bene data, kurindira Imana imyaka 100 kw'imvura izagwa, umutima utaracogora, umutima utarakuganiriza. Urumva umutima ugomba kugaragaza ibintu ubamo, ugira ubwenge, ibintu ubamo urumva utekereza. Abamucinege bari benshi, ibintu ubamo urabizi, kababwira ngo ngewe nimundeke imvura izagwa. Bingwana n'iri sezerano natwe dufite uyu munsi itorero rivuga ko Yesu azagaruka. Ariko uyu munsi hari ingero nyinshi, hari abantu mwabatirijwe rimwe, hari abantu mwakoranye umurimo w'Imana, hari abantu barambiwe barabiretse, hari n'abarambiwe kandi bakiri mu rusengero. Umutekereza ikintu cyo gutegereza kugaruka k'umwami Yesu. Murebe uburyo abantu bamutegereje, hanyuma mu bishushanye n'uburyo Nowa yategereje. Kuri iki kintu cyo gutegereza mwene data, urumva wahagararana na Nowa. Yesu yarabivuze ngo nk'uko mu gihe cya Nowa byari bimeze, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, bakarongorwa, ngo niko bizaba. Niko yavuze. Abantu bararambiwe ibintu byo kubaza inkuge barabireka, ahubwo Nowa bamufata nk'umuntu w'umusazi. Niko byagenze. Nasomye, reba imyaka igeze mu 100. Hari n'izindi komentari zivuga ko inarenga,
ariko njyewe narebye kuva kuri 500 kugeza kuri 600 nicyo nabonyemo. Ariko urebe icyo kintu gutegereza kandi ugategereza ikintu utarabona na rimwe. Ntiyigeza abona imvura. Niko mu Baheburayo havuga 11 ku murongo wa 7 ngo Nowa ngo yizeye Imana kubyo atarabona ko bizaba. Arindira Imana kugeza ubwo avuga ngo Imana yambwiye ko imvura izagwa. Imvura iguye n'amazi akamye ku isi, umugabo asohoka mu muge n'abantu 7 bandi bari kumwe nawe wa 8. Reka Imana aravuga ngo uyu mugabo abaye mu bagabo nzabwira abandi bantu. Ureba uburyo rero Ezekiel ari mu bunyage, Imana ikongera ikamugarukaho. Ezekiel na Nowa babayeho mu bihe bitandukanye imyaka myinshi cyane. Wibaze rero uku kurindira harimo imbaraga z'umutima. Nowa harimo imbaraga z'umutima. Namutekereje ndavuga ngo ariko Imana natwe yadufashije, Imana ikaduhereza imbaraga zo gutegereza, kuko abantu bararambiwe cyane. Reba ububyutse bw'imyaka 100 kurindira Imana. Reba izi mbaraga, reba ububyutse bitandukanye. Ubona ko uyu munsi umuntu ashobora kugira ibihe byiza by'ukwezi, ibihe by'amezi 2, ukabona kandi yongeye yasubiye hasi. Kandi uku gusubira hasi no gusubira inyuma no kugwagwana abantu bagwa niko kutuvana mu cyiciro gikomeye Imana yashizemo inkoramutima zayo za mbere, hamwe no gutegereza. Kuri iki kintu cya mbere, gutegereza Imana. Urabona Imana igufata gute? Imana ibane nawe kandi Imana igufashe mu izina rya Yesu. Murebe umugabo wa 2 ni Daniel. Yavuye i Babuloni ari muto, yavuye i Buyuda ari mutoya, umwana mutoya rwose w'umusore muto. Agera i Babuloni. Ageze i Babuloni ahasanga indi mico rwose, indi mico. Agezeyo ikintu cya mbere yasobanukiwe, yamenye ko ahantu bagiye nta Mana ibayo. Bari basanzwe basenga, ariko amategeko y'Imana yabo bari bayafite ku mutima. Nusoma rimwe Daniel 8 ngo agambira mu mutima kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ariko ikintu Daniel cyamuranze cyane kandi nekereza ko Imana yatumye imushira muri iki cyiciro cy'aba bagabo. Daniel yakundaga kugira umutima wo kwegera Imana cyane no kubana n'Imana. Nicyo kintu cya kabiri kuri uyu muntu wa 2. Icya mbere nababwiye ngo nugutegereza. Gutegereza biravuna, ariko babishobora Imana ibaha amanota. 2, gutanga igihe ukabana n'Imana. Ndifuza ko uri buze kuza gutekereza, eske nahagarara na Daniel muri ubu buryo bwo kubana n'Imana? Eske igihe cyanjye nzi kugiha Imana? Kandi Imana no muri iyi minsi yari duhaye n'umwanya ngo tuyegere. Ariko n'ubu ngubu Imana yaduhaye umwanya. Eske nahagarara na Daniel kwegera Imana? Narabishoboye. Igihe cyanjye nituvuga amasengesho mujye mwumva igihe, kuko ibitarane by'amasengesho hirya no hino byabaye bikorwa nyine byarakozwe, ariko aricyo bita kwegera Imana. Kuko Daniel yafashe igihe cyo kubana n'Imana ubuzima bwe, kandi yari umugabo ukomeye, yakoze n'akazi gakomeye, kandi mu mwanya ukomeye, mu mwanya ubamo n'imirimo myinshi kandi w'icyubahiro. Ariko Daniel yabaye umugabo usenga cyane, yabaye umugabo uzi gutanga igihe akagihereza Imana. Nusoma mu gice cya mbere ukazageza mu gice cya 6, niho amateka ya Daniel agaragarira, n'amateka yiwe, n'imbaraga ze yagaragaje, n'imirimo yakoze. Ariko ubona ko Daniel yagize imbaraga nyinshi yazigize mu gihe cyo gusenga Imana. Imbaraga ze nyinshi zigaragarira asenga Imana. Daniel yaranzwe cyane no gufata umwanya akabana n'Imana. Ibyo rero gufata igihe rero yatanze, icyo gihe yatanze Imana nicyo yari irimo gukota, cyangwa se nicyo Imana yarebaga igitangira amanota. Icyo nicyo yarebaga cyane, hamwe n'akazi, hamwe n'inshingano afite, hamwe n'ibindi byinshi bimugomba. Ariko we akibeta akavuga ngo nubwo mfite akazi, ariko n'Imana yacu nayo ngomba kuyihereza umwanya. Icyo ni ikintu kimuzamurira amanota cyane. Mu bantu bari muri Bibiliya bene data, reka mbabwize ukuri, mu bantu baba muri Bibiliya
uyu mugabo ikintu cyitwa kwegera Imana ni ikintu cyamushize hejuru cyane, kandi nicyo kintu natwe abantu bo muri iyi minsi, abantu bo mu bihe bya nyuma twari dukwiriye gukora kugira ngo bidufashe natwe gutsinda urugamba turiho. Narimbajije ngo hamwe n'amasengesho usenga, hamwe n'igihe utanga, hamwe n'ibihe ufite byo kubana n'Imana, wahagararana na Daniyeli. Imana igufashe, Imana ibane nawe mu izina rya Yesu. Umugabo wa gatatu arangwa n'ikintu cyitwa kwihangana. Nababwiye icya mbere gutegereza, kabiri gusenga, gatatu kwihangana. Yobu Bibiliya yose twereka umugabo wihanganye. Uyu mugabo nusoma igice cya Yobu cya mbere guhera kuri 13 ukageza ku bice ku murongo wa 20, Yobu yakiriye amatangazo amutunguye y'abagaragu be. Bamwe bari bagiye kuragira, bandi bari bagiye guhinga, abandi bari bari kumwe n'abana. Bamuha amatangazo amutunguye, bamusanze aho yicaye. Wa mbere aramubwira ngo abantu bo mu bwoko bw'Abasheba batwaye imfizi zawe zahingaga, n'abagaragu barabishe, barazibye n'abagaragu barabishe, ni njyewe urokotsemo nda. Wa kabiri aramubwira ngo umuriro uvuye mu ijuru utwika intama zawe 1000. Yagiraga intama 7,000 ngo n'abagaragu barabishe. Uwa gatatu aramubwira ngo Bakarudaya ngo baraje ngo batwaye ingamiya zawe. Yagiraga ingamiya 3,000 nazo barazitwaye, n'abagaragu barabishe, ni njye urokotse. Wa kane aramubwira ngo umuriro umuyaga uvuye mu butayu, uwo muyaga uhitanye inzu abana bawe bari bicayemo, abana 10, abana 7 b'abahungu n'abakobwa 3, ko bose barapfuye, n'abagaragu bari kumwe nabo barapfuye, ni njye urokotse. Beneda, nimwibaze twese harimo ababyeyi twarabyaye, ababyaye mu konsa murabyumvise. Reba abana 10 bakuze, kandi bikakubaho wenyine mu gihugu, bitari rusange, mu gihugu wenyine, bikakubaho mu gihugu wenyine. Reba uwo mwifato wowe wakwifata, reba umwifato yo yifashe. Bakubwiye ngo abana 7 barapfuye b'abahungu, abana 3 b'abakobwa bawe barapfuye, imitungo yose yagiye. Bene hari abagabo bakwiye kuba muri iki cyiciro ukurikije n'uburyo bitwaye. Ni mpamvu nakubajije ngo wewe ese wumva Imana yagushira mu kihe? Kwihangana kwawe kugeze, wihangana ute? Mu bibazo wifata ute? Mu ntambaro uri gucamo wifata ute? Muri ibi bihe urimo kwifata ute? Ubana ute n'Imana? Isi Imana irimo irakubona mu iki? Kwihangana iri kukubona kungana gute? Imana rero ntiyagushiraho udakwiriye. Imana igomba kugushiraho aho ukwiye kujya. Simwabajye no mu Rwanda se baradushize mu byiciro, ibyiciro by'ubudehe. Bamwe bashize mu cya mbere, abandi babashize mu cya kabiri, abandi babashira mu cya gatatu, abandi bari mu cya kane. Yego, aho kandi ubwo bareba ibihwanye na konte yawe n'imitungo ufite, n'ibyo bareba, bakareba n'ubushobozi, n'ubushobozi bwa mikoro. Ni kuvuga ngo ni mu mufuka wawe bareba. Ariko hano ntabwo Imana ireba ubushobozi bwa mikoro yandi asanzwe yagaragara. Imana ireba ubushobozi bw'umutima. Ireba ubushobozi bw'umutima, uburyo umutima ushobora kwakira ibintu, n'uburyo umutima ushobora kubifata ukabyihanganira, kubyakira. Reba Beneda, abana 10, bana wareze mu byumba. Hari abantu Imana yashize ahantu bakwiriye. Ibyo abantu rero bari baburonira babwira ngo nubwo igihugu cyaba kirimo Yobu, nakizuke bugingo gusa, kuko niwe muntu nabonye nk'inshuti yanjye shobora kwarura mu makuba no mu byago, ariko abandi simbiteho kubera ibibi byabo bakoze. Beneda, namushiki wanjye, kwihangana ufite kungana gute? Wahagarana na Yobu? Ubu urumva wajya mu cyiciro kimwe n'icya Yobu? Bimeze bite? Wumva wajya mu cyiciro kimwe n'icya Yobu? N'amagambo yansabye gutekereza cyane ngo nyasangire na bene data kugira ngo mwumve neza icyo Imana idushakaho. Byarakomeje ngo aranarwara cyane.
mugabo aba maskini abo umukene w'umutindi, umugabo wabaye umukire. Kandi uyu mugabo aratangaje. Imana yamushimye mu bihe bitatu. Imana yamwemeye akiri umukire, akiri boss. Muzasoma Yobu 1:8. Murebe umugabo Imana yamutangiye ubuhamya imbere ya Satani. Iramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu burya ari umukiranutsi, yuba Imana akirinda ibibi byose. Umugabo Imana yamutangiye ubuhamya ari umukire, ari boss w'ibintu n'imitungo. Imana kandi yongera imwemera yakennye. Imana imwemera yanarwaye. Umugabo ibyo bintu byose Imana aravuga ngo mbonye umugabo. Kandi iyo ukurikije Satani yongeye kugaruka, Imana yarongeye kandi ngo Imana iramubwira ngo ariko ngo wamubonye, ngo nubwo watumye muhora gatsi, ariko wamubonye uburyo akomeje kunyubaha nubwo iyi mitungo ye wayijyanye. N'aya magambo nifuzaga ko turi busangire nk'itorero ry'Imana kugira ngo tuyasangirire hamwe. Wumva Imana yagushyira mu kihe cyiciro? Mucye w'akarongo bene data, mucye w'akarongo kuri aya mazina y'aba bagabo. Mubarebe. Aba ni abagabo babanye n'Imana, ariko kandi nicyo cyifuzo cy'Imana. Imana irashaka ko natwe tukabana nayo. Andi majenerasiyo zabaho nyuma yacu, niba nta yindi Bibiliya izandikwa, niko tubizi ko nta yindi izandikwa, ariko no mu mateka Imana yagiganiriza abantu ikavuga ngo mu bantu babayeho muri 20 mu bihe, ariko bijibura hari umubyeyi runaka, hari umugore runaka, hari umugabo runaka, hari umusore runaka bagerageje kwitwara imbere yanjye. Kubera ko reka mbabwire, ibihe byose twacamo ntabwo inshingano z'ubukristo zihagarara. Abantu bashobora guhagarika amateraniro, ariko inshingano z'ubukristo zo ntabwo zihagarara. Ntibishobora guhagarara. Inshingano z'ubukristo zo zirakomeza. Ba Daniyeli ntibateranaga, nta materaniro. Nowa yasigaye wenyine mu kibuga, wenyine. Abantu baraseka, abantu baramuseka, wenyine mu kibuga. Aravuga ngo izagwa. Ararindira izagwa. N'ibintu bitatu nababwiye bitatu nubishobora neza. Hanyuma Imana yo izi imitima yacu. Yonyine niyo yamenye iki kiri gushiramo, ariko wumva yagushira mu kihe. Ijambo rya mbere nari babwiye, gutegereza Imana, gutegereza Yesu wavuze ko azaza kudutwara. Bene data umutegereje ute Yesu? Kabiri, igihe uhimana cyo kubana nayo usenga, cyo kintu cyo akarongo ukiteho. Gatatu, kwihangana kwawe kumeze gute? Wihanganye gute muri iyi minsi, hamwe n'imiraba n'imiyaga, hamwe n'ibiruje umutima wawe, wihanganye gute? Natangaye impamvu Imana idashizemo Aburahamu, Imana idashizemo Mose, Imana idashizemo ba Davide. Ntibashizemo. Ibivuze inshuro enye muri iki gice. Yabavuze inshuro enye, ntabwo ibavuze. Umugabo witwa Mose Imana yaramwemeye, irimo kubibwira Miriyamu na Aroni kuko ngo bamuneguye, ariko imutangira ubuhamya. Ariko muri iki cyiciro ntimushizemo. Umugabo warambiwe ararakara kubita igitare kabiri papa. Hari rero amakosa mu buzima bwacu akuvana mu cyiciro. Hari amayerere ushobora kugwamo, hari amakosa, hari ibyaha umuntu akora, Imana ikakuvana mu cyiciro. Yego, umuntu akaguma mu rusengero, umuntu agakomeza akaririmba, umuntu agakomeza akabwiriza ubutumwa bwiza, ariko kandi azabona ubugingo, ariko hari icyiciro Imana itamushiramo. Kuko ba Mose abo abagabo bakomeye, ntabwo nabapfobeje. Aburahamu n'umugabo. Iyo tuvuze kwizera, iyo tuvuze ijambo kwizera, twese twumva umugabo witwa Aburahamu. Iyo tuvuze umuhanuzi witwa umuhanuzi w'umuriro, twumva Eliya twese cyane rwose. Ariko ntibajyamo, ntibarimo. Sabagabo. Kandi aba bagabo uko ari batatu babaye mu bihe bitandukanye. Daniyeli yabayeho nyuma ya Nowa cyane. Yobu yabayeho nyuma ya Nowa cyane. Babayeho mu bihe bitandukanye cyane. Kandi aba bagabo bandi babwiye barimo hagati yabo. Ariko Aburahamu harimo. Aburahamu yaryamanye na Hagari.
ni umugabo mwiza rwose, ni sekuru wo kwizera, ni umugabo mwiza, ariko yatobye amateka ye, yari yatobye. Imana ibafashe, kuko Imana ibane nawe. Ni abagabo Imana yabonye, aravuga mbega abagabo. Bibiri irimo n'abandi bagabo benshi, ariko Imana ibane nawe, nanjye ibane nanjye. Reka gafata umwanya dusenge, nifuje kubasangiza ayo magambo. Ese wumva wowe Imana yagushyira mu kihe cyiciro cy'inkoramutima zayo? Dusenge. Gutegereza kwawe kumeze gute? Ko ari igihe murategereza amezi 3, ndarambiwe. Amezi 4, ibyumweru 5, 3, ibyumweru 2 ndabivuyemo. Ngo tegereza igihe, fata igihe cyari kimeze gute ubundi, hanyuma gifate, wegera Imana. Nanjye ngifate, twegera Imana. Bifite icyo bivuze guhereza Imana igihe. uburimo gukreye urukundo rwawe nayo, uburimo kuyishaka. Vuze ngo ibindi sinshaka kubana n'ibindi. Kuko ubu bantu filime zose batabonye igihe bari mu rugo, nako bari mu kazi. Ubu nibwo abantu batekereza ko babonye umwanya wo kureba ibyo batarebye, ibyo Imana ari guhaye umwanya ngo ufate ikindi gihe ubane n'Imana. Kwihangana ni ijambo rinini, ni imbuto y'umwuka. Umwami Yesu niwe mugabo ukomeye ubona ku mwanya wa mbere. Kwihangana cyane, kuko yihanganiye umusaraba. Ni igihano kiremereye, kibabaza umutima, kikababaza n'umubiri, ariko yarakihanganye. Kandi ngo arashaka ko twihangana ngo nk'uko yihanganye. Niko yabwiye bari abagabo babiri, basi igikombe nzanyweraho muzakenyweraho, no mu batizo mbatizwa muzawubatizwa. Twihangane bene data, kandi ngo hahirwa umuntu wihangana, ngo akezeza imperuka, ngo uwo nguwo niwe uzagira gute, niwe uzakizwa. Yesu nabaha umugisha, kandi Yesu nabarengere, kandi Yesu nabaha ibihe byiza mu mutima. Wacitse intege nakomere, subira mu mwanya, tekereza kuri ibi bintu 3 tuvuganye, no kuri aba bantu 3 tuvuganye, hanyuma twikompare nabo, kuko niyo mpamvu Bibiliya yanditswe. Turebe Yesu nk'icyitegererezo cyacu. Ibi byose yabiciyemo nawe. Gusenga yarasengaga, gutegereza nibi, kwihangana nibi, tumwigane. Yesu abarengere mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, Mana ishobora byose, turagushimiye ko uri kumwe natwe. Utubashishe rero muri uyu mwanya, ushoboze bene data bumvise ubutumwa bwiza, ushoboze gutegereza ibihe. Ntabwo ibihe ni bibi, dushoboze kugutegereza kugeza igihe uzazira. Dushoboze kukwegera mwami, kuko mwami wacu yakwegereye, kuko na Danieli yabikoze. Dushoboze kwihangana, kuko mwami wacu Yesu yihanganye, kandi nkuko na Yobu yihanganye, ukabashira muri iki cyiciro. Mana utubashishe, tugirire neza, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Nejejwe n'Imana